ndongeye nguhaye ikaze nkwifurije kumererwa neza nizere ko aho uri umeze neza cyane. Iyi ni Arthur Sport TV, muri kumwe rero nanjye Arthur ukomeje kugenda rero kugezaho byinshi bigiye bitandukanye. Muri rusange rero tugiye kuba tuganira ku nzitwazo se cyangwa se amagambo abanyamakuru ba Fine FM bavuze na video bagiye batwereka ngo ni video zijyanye n'uburyo APR yatsinzwe mbihuza ndetse na APR FC. Wavuga ko yabonye resulta y'akataraboneka muri Tanzania. Rero resulta equipe ya APR FC yakuye muri Tanzania yo gutsindwa igitego kimwe ku busa ni imwe muri resulta wavuga ko zitari zitezwe byitezwe ko ishobora kuba yatsindwa ibitego byinshi, ariko ikaba yarabaye equipe yihagazeho. Muri rusange rero turaza kugenda tugaruka kuri ibi bintu abanyamakuru ba Radio Fine FM mu kiganiro cy'urukiko rw'ubujurire bari gukomeza kugenda batangaza bavuga bati izi operation twakoze ese ni operation za nyazo cyangwa se ni icyo bakwita amakuru ari fake cyangwa se icyo bita fake scenarios cyangwa se ikintu twakwita ko ari amakuru mahimbano yo gushaka urwitwazo. Abafana bamwe bari kugenda bavuga bati aba bantu batamiye cyangwa se hari akantu kabituko bagiye bahabwa kugira ngo rero babe batangaza ibi ngibi. Muri rusange reka rero tube tugaruka kuri video twanarize ibyo Rikari wa Fine FM yakomeje kugenda rero nawe avuga ati kuki aba abagabo bo muri Tanzania bakomeza kugenda bifashisha gutegura hanze y'ikibuga, guhera muri bisi ngo no muri hoteli barateguye, muri vestiaire barateguye, ngo no mu kibuga ngo hari harimo ngutuntu ngo twajuju bari gukomeza kugenda ngo bategura. Rero byose ngiye kugenda mbikugarukiraho nkunyurizamo n'amajwi ndetse n'amashusho kugira ngo ugende ubona ibyo bakomeza kugenda bavugaho muri rusange. Sasa twagiye toxic chemicals inside the bus. Bivaze gukira ahantu kuvuga imyuka ihumanya. Bano bagabo ba Fine FM bari kuvuga ko hari imyuka ihumanya amakipe muri Tanzania akomeza kugenda yakoresha, ngizo bita ngo poisonous chemical cyangwa se chemicals zitari healthy ku buzima bw'umuntu, bapuriza cyangwa se basprashinga ahantu abantu bari bwicare, noneho mu gihe habafunze amadirishya abantu bakabihumeka bakamera nk'abasinze. Ese ibingibi bari kuvuga AZAM yakoze si bimwe mu penzeto yakoreye abakinnyi ba Kiyovu, birimo guha abantu ibinyobwa bihumanyije, bapima muri Rwanda Forensic Laboratory bagasanga ari abakinnyi ba Kiyovu. Twavuga ko ntago twabyita kurogwa, ahubwo no guhumanywa. Guhumanya umuntu no kumuha ibintu bitari bumwice ariko bikamugirira nabi muri icyo gihe runaka, ku buryo nimba ari iminota 90 y'umukino arayikina wenda yumva atameze neza cyangwa se ari kwitsamura, ibihaha wenda byagize bitarimo birakora nyine, ku buryo nyine umukinnyi yakina neza. Urabizi ko iyo umuntu abonye anyoye nk'ibisindisha bigabanya oxygene mu mubiri, ariyo mpamvu umuntu anywa ibisindisha akagenda adandabirana. Umuntu adandabirana kubera ko icyo bita hemoglobin yiwe itari gufata oxygene yuzuye. Nukuvuga iyo hemoglobin iba hano mu bihaha by'umuntu, iyo iri kujya ifata oxygene ituzuye cyangwa nkeya, ahangaha nibyo bivugwa ko umuntu ibihaha bye bitari kwinjiza umwuka uhagije mu mubiri, umwuka nyine ukagenda none ugatangira kugenda uzandabirana, watangiye kugenda uzezengeramo gake gake. Ni ikipe ikomeye mu gutegura ku buryo APR itaza kuba ikipe nkuru, iyo itaza kuba ikipe ifite abantu babyumva sige babyumva bazi ko ibintu bibaho, APR barakubiswe ibitego. Umva ko kantu ngo APR ngo yafunze detaye, mwabibonye muri video ahantu yashyizeho aba bouncer ba APR FC, noneho iragenda babanza muri vestiaire, urumva bageze muri vestiaire
barabanza barayifungura ngo ni ukugira ngo ibyo bintu ngo bibanze ngo bisohoke. Ese abo bantu bayifunguye bo bari babisinze? Kuki batabisinze ari bo binjiye muri vesiyeri bwa mbere? Noneho umva ahangaha ari kugenda avuga ngo uyu mutoza w'abazamu wasanga ari ifite nk'ikibazo cy'uburwayi bamushyize muri karantine yicaye ukwe kugira ngo ataza guhumanya abandi bantu bari kuri bande touche. Wenda ni urugero, afite influenza, ibicurane, afite bwa burwayi bushobora kwanduzanya bushobora kuba bwabangamira umukino. Ese ari hano inyuma kuroga? Ubwo rero uyu mutoza na match irangiye yaje hari umuyobozi wo muri AZAM, umwana ko video karahari bari guserera umwana wa uriya munyumvire namwe ahantu abantu bageze ngo umwana ngo umuyobozi wa AZAM ngo yaraje ngaserera ngo n'uyu nguyu ngaserera ngo n'abaki, ariko urabona abantu bari guserera ntago ari bo bonyine, ni ukuvuga n'abakinnyi n'iki. Ese mu by'ukuri bari guserera bapfuye ibyo ngibyo ngo byo kuroga ngo byiki, cyangwa barimo baraserera wenda bapfuye rezilita itabaye nziza bari biteze? Ese konsinye umwana w'umukuru wa AZAM cyangwa umuyobozi wa AZAM yari yabahaye mbere zo kuba batsinda ekipe ibitego byinshi cyangwa iki? Ese ntago ariyo bari gupfa bagenda bavuga bati ibi bintu byo gutsinda igitego kimwe kandi nabahaye konsinye ko mugomba gutsinda ibitego byinshi kugira ngo mu Rwanda mutazatsindwa, ntabwo ari byo mwaba muri kwirengagiza ko ari konsinye babahaye zo gutsinda, akaba bataratsinze ahubwo bakaba baratsinze ibitego bikeya bitari byitezwe, atari ibyo ngibyo by'amarosi cyangwa iki? Ese nanga umupira wacu ugezeho kuba ibintu byose tubitekereza mu burozi? Nahangaha APR igeze. Mbese muribuka umwaka ushize Yanga kuri finale ya Super Coupe, marabyibuka Yanga kujya kwicara ahantu iteganywa kwicara, ikavuga ngo Rayon ijye kwicara ahandi, igazi igakina umupira mubi bakayitsinda ngo nuko ngo bicaye ngo ahantu ngo hatariho. Ntago ari iki ngiki cyateye ekipe y'Intare kuba yasezererwa izize kuba yakwanga gukina umukino kubera ko yashigiye iterwa na APR yanze kuba yakinira ngo mu Rwambariro ngo ekipe ya Rayon Sport yabanjemo. Ibyo ngibyo ngo ntago ngo yahakinira match ya Rayon Sport bakayimura by'ikitaraganya, ekipe ya Rayon Sport ikavuga ati ntago tuzigera dukina irushanwa turivuyemo. Ferwafa ikaza kuba ihana ekipe y'Intare. Ntago muzi ibintu byabaye. Ese ibi bintu byo kwitwaza amarozi, mwaje mugakina umupira mukava mu by'uburozi mugakina football, muri kugera ahantu mutanga n'akantu mwitangazamakuru cyangwa se reka simbwe ko batanze akantu, ahubwo ibi bintu ni conspiracy irenze cyane. Ibi bintu ni ibintu bikwiriye mu mupira w'amaguru wacu hano mu Rwanda. Chemicals inside the bus. Mubare namwe mumbwire, ibi bintu ni ibintu bikwiriye mu mupira w'amaguru hano wacu mu Rwanda? Ibi bintu koko ari nabyo APR yagiye gukora abakinnyi ba Kiyovu. Ngo umurozi ahora akeka ko abandi barozi bamurogera, agahora avuga ati murandogera. Njye niko ndi kubibona, ndi kubona ari ibintu by'umwanda, ibintu by'amafeye, ibintu byo gutegura hanze y'ikibuga. Ibi bintu APR kuki yamenye ko bayibikoze ikabanza kujya muri vestiaire, bivuze ko nayo isanzwe ibikora ni ibintu izi. Ntago nk'ukuntu abantu banyamakuru kugenda babihamya. Njye muri background nanze gushyiramo bed, ahubwo nashyizemo amajwi y'abantu banyamakuru ngo mugende muyumva, mugende mwumva. SK bari kuvuga ibintu nabo bazi ko bikorwa hano mu Rwanda. APR yababwiye ati ibi bintu natwe turabikora, mugende mucekinge, mucunge neza. Ese ni umupira turimo, n'uyu mwanda turimo? Rwose ni ibintu biteye agahinda, n'akamaramaza, ni ibintu biteye agahinda pe, ni ibintu biteye agahinda kuba dufite umupira umeze gutya, ekipe tuzi ngo ikomeye nayo igenda ivuga ati baneguye, igenda ivuga ngo baneguye, nkuko nayo isanzwe ibikora, nayo itegura abandi, itanga agaturire,
itanga gaki cyangwa se wenda reka nige kubivuga ngo agaturire kubera ko nanjye ntago nakabonye ariko ibintu bano banyamakuru bari kuvuga ni ibintu bisa na story iteguwe uri kubona na analize ari kugenda bakora kuri izi video ngo ureba ngo hano ngo yicaye inyuma none se niba umuntu afite nka influencer afite nk'ibicurane cyangwa afite nka yellow fever cyangwa se ibindi bintu ushaka kwanduza izindi ndwara zanduza akaba ari nko muri quarantine ariko agomba kuba ari hafi ya bande tuje kugira ngo agende atanga amabwiriza avuga ati mumbwirire abazamu banje mubambwirire ibi nibi ibyo ngibyo ni ibintu bibaho ko umutoza ashobora kuba arwaye akaba yajya ku ruhande gatoya kugira ngo ajye atanga amabwiriza ese ibyo bintu muri kuvuga ari kugenda ahereza abantu muri kubyerekana ko mwerekanya umuntu ngari inyuma ngo yasenyenge kuba inyuma ya fence bivuga ko hari ibintu ari gutegura cyangwa ashobora kuba arwaye akaba arimo aratoreza inyuma ya fence kugira ngo atanduza abandi bantu oya izi analize zanyu nimba ari na analize atari n'akantu mwahawe mufite analize ziri very cheap nta na rimwe chemicals wazaprayingira hano uno muntu ari kandi urabona nta na chemicals ari kugenda pupera wenda iki ari kuvuga nawe nk'undi mutoza wese uri kuri bande touche nawe ari kuvuga uvara kuri benchi ukaza hano inyuma yango yasohoka agahita gaca muri izo senyenge ni wigeze zana inyuma mwagiye mwerekana ese mukurikije hano inyuma muri kugenda mureba hari umukinnyi uri hano inyuma mwigeze mwerekana aza guhabwa ibintu n'uyu mutoza w'abazamu hari bari guserera umwana uriya mujye muba serious mube na more professional ku bintu mugenda mubwira abanyarwanda ntago ari injiji barize nta muntu muri twese utarize icyo bitwa chemistry nta muntu muri twese utarigeze yiga shimi kugeza muri tronkome buri muntu wese abarize chemistry nta munyarwanda utazi shimi wese wagezeho mu mashuri nyereke kubeshya abantu reka njye mbabwire yuko niyo ngewe mwaza mukanyanga cyangwa se mukagira iki ariko mbabwije ukuri twarize niba mwarize mu makaminuza natwe twarayize muri mu ndege mujye musobanura ibintu mutazi mwagakwiye kwitabaza impuguke z'ibintu bya chemistry ikaba ariyo ikomfaminga koko iyo myuka yahatewe mujye muva mu bintu byo kuvuga nk'abatamiye mujye muvuga nk'abantu babonye ibintu bya nyabyo uravuga ngo ibintu babipupereye ahantu utigeze ubona umuntu ubishyiramo uravuga ngo wari uri muri bisi ngo umeze nk'uwasinze none se wasindutse ute kugira ngo ufate izo video niba ngewe nta simukade hariya nari mfite video zidafite fact rikari be more professional bro warize natwe twarize namwe muri kugenda mushyikira ba Regis na ba Karenzi Samira we abari mafana bari umufana nta kintu abavuze mu kiganiro ibyo bintu ni conspiracy cyangwa se ni nabyita umwanda ibyo bintu muri kugenda mubwira abanyarwanda ntimubabwire umwanda ntabwo dukeneye kuwumva muri football yacu ibintu nk'ibyo abantu muvuga nk'abatamiye nimba batamitse ibintu murimo muravuga muri murasebya APR kuruta uko muri kuyivugira kuko nibiramuka bihumiye kumira ari hano mu Rwanda equipe ya AZAM ikazi gatsinda APR se muzavuga ko APR iriroze mujye mumvuga ibintu bifite fact bavani ibintu nibyo biba biri ngombwa cyane naho ibintu muri kugenda mubwira abanyarwanda njyewe mbikonstarinze nkaho ari umwanda muri kugenda mupupera mu banyarwanda cyangwa se mu bugenda mubahereza kugira ngo bumve ibintu amakuru yaboze cyangwa se twavuga ko afite ingese rero reka nkomeze ngewe mbifuze kugenda rero mumererwa neza aho muri hose iyi ni Arturo Sport TV umunyamakuru na Arturo ikindi gushyize gukanda subscribe kandi akazogera nge nzajya nkubwira ibintu bifite fact ntago nzigira nkubwira ibintu ndi gutangaza nk'umuntu watamitswe nzajya nkubwira ibintu bifite fact none nimara kukwanaliza fact aba arizo wowe wumva reka rero nanone nkomeze nkwifurize kugenda ukurikira amakuru ya nyayo uretse kuva mu bintu abantu bakubwira bidafite ishinge na rugero bidafite pfo na ruguru ugende wumva ibintu bifite fact rero reka nkwifurize kumererwa neza cyane ciao